kandi ngo wari uzi ko wamburotse ngo ntazabona umuhungu musigaye muteretana. Mama wibimbwira. Umva naramubonye nanjye naranze kukubwira ko ndeba stati zawe. Manumbwire ko wamubonye byanya. Naramubonye suriya muhungu w'igikara kandi anahaza haba. W'igikara muremure. Mako warashyushye. Ese undi shaje wazamerekeje mu ntoki. Rwose barabizi ejo mfite ahantu nzajya babarunyumve pe. Kandi arakantu ashaka kuzakugura. Ndakuzi umushaka guherekeza nakuvumbuye. Hello boss. Hello. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Okay, ndimo kwitegura kuva mu bwihisho. Ndashaka ko uncungira urugo. Yego. Gusa ndashaka kubanza gukemura umugore wa Fideli. Nari mufite iwanyu. Ibimenyetso byose ndashaka ko ubisiba. Azagora byagenze we. Muna kubita ku mupira nyana ucongano hose. Bra uri no muri bana bacaga mu madirishya. Yewe nakini muri cyuvu apiririye sport. Baramvuna bikambe gukora akazi mu rugo. Ubaga ikigara ariko. None. Shanye. Ahubwo se kamubwira. Uragira ngo nuko mbona gutya. Ye narize ndametiriza ebana ariko ibintu nize burakase. Nisa ngangize Musanze nyine ndi gucugusa imona. Abesh. Kwisi naryimana. Ndo warize? Narize nyine. Amashuri yarangiza. Gira ikintu mbaza. Ndo. Est-ce que ça va? Ça va bien. Ndava yarize sha. Zikuru umusi. Mbona wishimye ukagira ngo ndo muruciritse sasa. Nduzi ko naye mukozi wo mu Rwanda nabonye mbare rinete ndo. Njyewe naravuze ngo ngomba gusa na president. Urabazi? Nishaka imicuguse nkona. Bura nawe president w'abacugusi rero. Koperative gucugusa. Shangera ko naje Musanze. Nyine mama wanje umugabo bakundanye ngo bashyira abana mu hoteli. Barambyara. Kumva rero naje gushaka papa wanje. Uje gushaka papa. Wisanga uri muri urugo uri kurya ivanye zikaraye. Famari mani rarema. Bigira neza. Umushobora wo gucyara mata ucenze. Akose karakara bari kuzaka. Kweza no kwirya ebana kumva neza. Cyakoze nukuza rero. Ngane kwamba bakwiye gushaka n'isuku. Wamuzaniye amazi yo kunywa ariko. Ndabona ko umuntu anarembye. Ntabwo kuyazanira. Ntabwo kuyazana amazi. Nizere ko ari kumeze neza. Urindira amazi sikwicarana nawe n'ibisasu. Uwiteka Mana, Uwiteka ishobora byose, Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mbabarira wumve gutabaza kwanjye, ndakwinginze. Mbabarira ungarurire umwana wanjye marayika Mana. Nimubona nzaguha ituro ry'ishimwe. Mana, nta mahoro ngira ntabonye umwana wanjye. Sindyama ngo sinzire Mana. Ndabigusabye ngirira neza. Mana, ngirira neza nanjye nzatanga ishimwe ryawe. Urakoze Nyagasani, urakoze kuko nizeye kunyumva kandi witeguye kumfasha no kunsubiza. Amen.
Karibu. Alo? Mwiriwe neza Fidele. Wakwihanganye ukaza mu rugo ko ngushaka byihutirwa se. Murakoze cyane. Sike. Nk'ubu umuntu uri kugenda mpamagara kuko. Abone kuko abona akazi n'iki. Kaunde nuko. Wowe sigaje iminota mikeya gusa yo kubaho kuri iyi si. Gusa ndizera ko uzazukana na papa na mama nkabakumbura nk'uko njya nkumbura abandi. Numva guhemuka ndabizi, nubwo benshi bibwira ko ari umurimo w'ibigwari, gusa njye sinemeranya nabo nk'uko bigeze abigishwa b'isi. Uranyumva? Uranyumva we? Bitesha. Ni byiza rwose. Yakubuje ariyo? Yarimo nta kibazo kare. Isawa. Nonese mwana wanjye ngushakiye akazi hari icyo byakumarira? Mwana ukuri n'uwo munsi nazahora nishimiye mu buzima bwanjye bwose. Maraye, genda utunganye ibintu mu gikoni, sibyo? Tuze kubona icyo twakiriza umushyitsi. Reka mbitunganye mabuja. Nkiruka. Kandi mu bitunganye. Ni karibu. Mwiriwe neza. Muraba neza. Komera. Muramahoro. Amahoro. Uhagereye igihe. Hagereye igihe nibyo. Tubakiriza iki se mutaricara kugira ngo tuze kuganira ari n'icyo mufira. Nje meze neza kumpa amazi nta kibazo. Kaze mbabwire babinde. Nihanganire rero ko ukuye mu kazi kawe. Nta kibazo. Bambwira ndi bikazakomeza nyuma. Andi makuru se? Ya makuru ari meza. Hari ibyo nashaka ko tuganiraho. Kirango kandi
yose tuziranyeho. Aho nta kibazo wambwira kubera ko ndimo kwihuta. Rero Fidel, ikintu nashaka kukubaza, ubundi mu by'ukuri umugabo wanjye n'iki kintu azira gituma ahora yihishe cyangwa mwaramwishe murabimpisha mukomeza kwibarisha ibintu bidasobanutse kugira ngo nabikurikirane? Madamu, umenye ko umugabo wari umugizi wa nabi. Ntabwo wakwirwa umbaza gutyo. Icyo dushaka umugabo kutubwira aherereye nta kintu. None se niba umugabo wanjye ari umugizi wa nabi, njye munkurikiranye iki? Kuki buri gihe muza kumumbaza? Muzi ko hari nafatanyije nawe ubugizi bwa nabi? Niki gituma ari njyewe mugendaho? Ubundi se nimukurangira nzahamagara polisi muze mu mutware, uzangaburira, uzamfumbata se ninjoro, buri gitondo uzajya ubyutsa ngo njye ku kazi. Madamu, ibyo uri kuvuga ntabwo ibyo nashaka kumva. Nagira nkubwire yuko umuntu wese akoze icyaha ahanwa n'amategeko, byaba ku neza cyangwa ajya ku nabi. Harya hari ikindi nibagiye kukubaza. Umugore wawe ameze ate? Ameze neza. Ameze neza. Ameze neza. Naho umugabo wanjye uri kwirwa umuhiga nta mahoro ufite. Mbese amahoro yawe nuko umugabo wanjye baba bamufasha bamufunze. Bamubwire madamu, icyo dushaka n'umugabo nta kindi, ibindi bikazaza nyuma. Ntawe mubonye. Okay. Ndo. Mwabuja arambwiye ngo numpereze amazi y'umushyitsi. Sigaye amazi mu jaga. Ese ubundi atwara mu jage? Kino gikombe. Ahubwo mubwire. Bamushyitse mu mazi menshi ahubwo. Ndabizi se muri. Nkubwire rero urumva? Nugera muri salo. Ugenda uteka amazi numa ushyira ya mazi utuvandiriza kuko mukunda ibintu byo kumviriza. Ntabwo njaje batwara go. Ubuse nakumviriza na mabuja. Aha, ndabeba se kugira ubujajwa. Nyine ndinjajwa ariko ntabwo nakumviriza mabuja. Ngaho yajyana itugaruka. Ndo kandi mama numfata ukuntu ntari. Yajyana itugaruka sasa. Sawa? Sawa. Ndajwa twabona ariko. Aha, turabaza. Akuzi ko wagira ngo we ntakurikira mama. Madamu, reka nita umuntu hanze gatunze tuvugane. Nirukanka rwose ufite umwanya. Mwitawe nta kigutangiye. Halo? Nenda kumva. Wala kibazo. Wadure kumva. Mabusana yazanye rwose. Ko uhangana byari byatugoye. Nta soni. Uzanye amazi asutse mu kirahure. Ubu se wari wicaye ngaha yambwirwa n'iki byo ushyizemo. Nta muntu uzana amazi mu kirahure yasutse, genda uterura akabido. Uzane n'ikirahure kitarimo amazi. Kiravuga ibintu ntuzongere no kubikora. Kiravuga basubiza akira. Uyasuke mu kindi kintu nurangiza uzana akabido hano. Irukanka atanagusa. Aya ngaya se. Ayo yamene cyangwa ushaka kandi hano yashyira irukanka. Irukanka ari kuri telefone ari. Mwabwire madamu, twese twigomba ibyo dukunda, tukarara amajoro duhangayika igihugu cyacu kugira ngo duhashe abagizi ba nabi, Ese ubwo bugizi bwa nabi ko ntabwo mbona. Mbangubwire, bashaka ko utazi ibyo umugabo akora, bashaka ko utazi ubugizi bwa nabi akora, icyo nzi cyo urabizi, bishatse wavuga aho aherereye. Ubu wananiwe kwita ku rugo rwawe, wananiwe kwita ku mugore wawe, wananiwe gukora akazi kawe ngurirwa mu maperereza yo kwirirwa uperereza umugabo wanjye. Ariko hama hamwe n'ubundi ntacyo uzageraho. Soni.
none se mwana wa mutuye hano none se uyu mwana mfite umwana w'umukobwa nimushakisha naramubuze hari uwo waba waramboneye ntawe gusa wakomeza ugashakisha hano hafi muri no karitsiye ntawe urabona ndacyumva ibibazo bikimbanye byinshi reka nkomeze hase cyangwa nkomeze hano nibwo ndagera mu mujyi ya hano niyo bugufi niyo kugezayo urakoze none se mwana wa iwanyu ni muri no mudugudu ni haruguru uzamutse gato none se musore naburishije umwana w'umukobwa naramushakisha hano hose n'ubu ndi kuzenguruka uyu mudugudu wose nawurangije naramubuze hari aho waba umuzi hari uwo waba waramboneye mu nzira agenda cyangwa urugo yaba arimo oya nawe nzi gusa akomeje ushakisha uramubona kumana nyagasani ongera urebe neza ko waba ni ukuri nawe nzi kabisa umva ari umuhungu mwiza numubona uzamubwire ngo umukecuru witwa mama wawe yarakubuze nanakubaza ngo nitwa nde uzamubwire ngo Mariya uti umukecuru witwa Mariya wari wambaye imyenda y'umuhondo yaragushakije yarakubuze kandi mwana umubwire ko mukunda ndetse namukumbuye nta kibazo mama nzamukubwira urakoze kandi ndabona uri umusore mwiza rwose uzantumikire nta kibazo none se aha hantu ni nkakomeza nagera ku muhanda w'amabuye niwo naje manuke gutya ntabwo ndayoba ntabwo uyoba humura urakoze uzabimberemo wa muhungu we ndabona uri umuhungu mwiza Halo. Vipi man? Mani turi mu byago wakintu. Mani turi mu byago kabisa. Mani ndi mu nzira ndimo ndagenda mura n'umucecuru ushaka ka gakobwa wari ufite aho ngaho mu nzu. Noneho waki mani nyine nari ndimo ndataha ariko noneho ikintu kirenzeho mani. Afite n'ifoto yiwe mani. Mani nari ndimo nzamuka njya mu mujyi ubwo ngubwo twahurirayo. Sawa banguka nani. Sawa.
mwana wanjye marayika, kubera icyo ushaka kumbabaza, kubera icyo ushaka kuntera agahinda. Urabizi ko nakubyaye umvura, urabizi ko nagureze undushye. Marayika, uratinyuka urikora uragenda usiga njyenyine, usiga nta wundi wo kubana nanjye. Marayika, wambabariye koko, sigaye nirwa ndira, nkarara ndira, nawe ngutegereje ndakubura. Wakoreye Imana ukazaza kunteba koko, wambabariye ukankumbura ukaza ukandeba. Kandi uzi ko nkukunda, uzi ko uri umwana wanjye, uzi ko uri umwana nareze mvunitse. Nsigaye narabaye iciro ry'imigani, nabaye akabarore mu mudugudu, ndagenda rubanda rwose runseka, ndagenda nkurangisha inzira zose. Marayika, urambabaje gusa. Marayika, nuragahinda unteye nkaba narahindutse akabarore. Reka nkubwire, reka nagutanga uzagutoragura azakurangisha. Diane rero iba uri guhura nabyo ni ukubera umugabo wigize nyirandabizi, yigira umukozi mwiza w'iperereza. Gusa hari agakintu nshaka ko dukina, kandi ntukore ikosa. Ngiye guhamagara umugabo wawe umubwire areke gukomeza gukurikirana bosi wawe. Ikindi umubwire arekure Daniel. Nuramuka utabikoze ndakwica, kandi nta n'umuntu uzigera ubona umurambo wawe. Uranyumva? Ntukore ikosa. Fata telefone muto. Hello? Diane, nizeye ko ahora umeze neza. Ngiye rwose aho ndi nta mahoro ufite, ndahangayitse cyane. Hari ikintu bari kunsaba, kureka gukurikirana ikirego cya Nzarora, urekure na Daniel. None bwo uri bubashe kumbona ndi muzima. Bembe ndumva mfite Mr. Fidel, ubu ndizera ko amaze kumva ko byose biri mu biganza byanjye. No! Fide, wajya kuvuza induru? Fide, Mujeni, reka ngende. Ndaje bitwe tumutora bikomeza mu kanya. nta mahoro se?
Manu kuri nari maze iminsi ndi kubyimvamo kuri hano hafi pe. Kuko nta wundi muntu afite no foto atariho rwose mama ndabizi cyane. Gafoto kanjye di.